bantu banje bantu nkunda ibintu birashyushye cyane. Okama yongeye kuvugisha benshi nyuma yo kugira icyo avuga kuri Element ere aho yamwise inyirabuheri. Ese byaturutse muri iyi video tugiye kurebera hamwe ibyavuzwe byose. Ndabasuhuje kandi murakaza neza kuri Kigali 250, urubuga rubagezaho amakuru agezweho y'imyidagaduro, umuziki, ibyamamare n'udushya dutandukanye bishyushye byizewe kandi bikunogeye. Umuhanzi Okama yatangije intambara y'amagambo kuri Element ere wamukoreye zimwe mu ndirimbo zamamaye cyane zigakundwa cyane, amwita inyirabuheri nyuma y'igihe aba bombi badacana uwaka. Okama yabigarutseho mu kiganiro cya Radio Rwanda aho yanavuze ko atifuza kongera gukorana na Element ere mu bijyanye no gutunganya indirimbo ze. Okama yavuze ko Element ere yageze ahagera abikesheje ubufasha bw'abamushyigikiye ariko nyuma akaza kubihinduka. Okama kandi yatanze urugero kuri Yamano agira ati Yamano yarabivuze abantu bamwita umusazi. Element akeneye guca bugufi akareka kwishyira hejuru. Nubwo muri icyo kiganiro Okama yagiranye na Radio Rwanda muri Samedi Detente atatangaje mu buryo burambuye ikibazo cyabateranyije mu minsi ishize, yabwiye igihe kwimwe mu mizi y'amakimbirane ishingiye kutumvikana kwabaye igihe yashakaga gusohora indirimbo ye yitwa Besto yakoranye na Kenny Solo. Ikibazo urumva nyamukuru, yabwiye Element ko ashaka gusohora iyo ndirimbo yitwa Besto. Element we akavuga ko arimo kumushyiraho igitutu ko atasohora iyo ndirimbo atarasohora iye ku giti cye. Okama kandi yavuze ko atazi neza icyatumye Element amufata muri ubwo buryo, gusa agaragaza ko hari bamwe mu banyamuziki bagira impungenge cyangwa se bakagira ubwoba bw'abahanzi bafite impano zidasanzwe. Mu gihe amakimbirane hagati y'ababombi akomeje kuvugisha benshi, Okama we ari mu myiteguro yo kwizihiza imyaka 5 amaze mu muziki. Anaheruka kandi gushyira hanze album ya mbere yise Nyamabara. Mu rwego rero rwo kwimenyekanisha yise anasohora amashusho y'indirimbo yeshya yise Vumbi iri mu zigize iyi album. Andi makuru nuko Israel Mbonyi ari mu myiteguro y'igitaramo agiye gukorera mu mujyi wa Leeds. Yageze mu Bwongereza ku itariki 24 Kamena 2026 yakirwa na ambasaderi w'u Rwanda muri iki gihugu Johnson Businge. Uyu muhanzi azakora ibitaramo muri North Church mu mujyi wa Leeds ku itariki 27 Kamena 2026. Nyuma y'ibitaramo azasoreza muri Sweden ku itariki 4 Nyakanga 2026. Maze ahita atahatangire imyiteguro y'ibindi bitaramo bizenguruka Afurika y'Iburasirazuba mu bihugu nka Uganda, Tanzania na Kenya. Uyu muhanzi ukunzwe mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, Israel Mbonyi wanateguje album nshya, yanateguje igitaramo yise Icyambu cya gatanu aho agiye gutaramira muri Beka Arena ku nshuro ya 5 yikurikiranya. Uyu muhanzi kandi afite agahigo ko kuba ari we umuhanzi wenyine umaze gukora ibitaramo 4 muri Beka Arena kandi akuzuza inzu y'imyidagaduro. Ndagushimiye kuba wanye nanjye ni Kigali 250, ubusanzwe nje nitwa Nero, amakuru yo nakagaruka ibihe byiza.